twongeye kubasuhuza inshuti zacu dukunda. Nk'ibisanzwe dusanzwe tubagezaho ijambo ry'Imana riba riri kudufasha cyangwa se riri kudufasha mu mwanya cyangwa uwo munsi. Uyu munsi nabwo rero hari ijambo riri kudufasha umwuka w'Imana yakize ku mutima wacu, twifuje ko twasangira namwe. Reka rero dutangire twiragiza Imana, shira dufashe hanyuma dukomeze. Uwiteka Mwami, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uwiteka Mwami, turakwinginze kugira Mwami icyo wagambiriye kubwira ubwoko bwawe kuri uyu munsi aba ari cyo Mwami abantu bumva mu izina rya Yesu. Bana natwe muri byose mu izina rya Yesu tubyatse twambaje, amen. Muri ya gahunda rero n'ubundi yo gusengana mu rugo uko twabagiye cyangwa twabagejejeho ubushize, turi gukangurira bene data bashiki bacu kujya basengera mu rugo cyangwa se basengana nabo babana, aho waba usengera hose, yaba mu Bakatolike, mu Badive, mu Badeperi n'ahandi ari hose muri yari, mupfa kuba mwemera Imana na Yesu Kristo umwami n'umukiza, kandi mufite gahunda yo kujya mu ijuru, gufata umwanya mugasengana nimugoroba cyangwa se na mu gitondo cyangwa na ku manywa cyangwa se no ku cyumweru, nyine bitewe n'uko mutaribona uburyo mujya gusenga. Ni byiza nyine ntihabeho kumva ko gusenga ari uko abantu baba bagiye ku rusengero cyangwa se mu cyumba cy'amasengesho gusa. Ni byiza rwose, ababigeragezaga bakabikora ni byiza, courage. Abatabikoraga mubikore, ni byiza, kandi Imana ibaha umugisha. Yesu arusha abandi bose kudukunda, arushukwa bavandimwe bakundana, nawe izindi nshuti zacu zaduhara rukwa zose. Yesu ntabwo hemukira abakunda, n'iki gihe cy'ubugingo budashira, so kumenya Yesu wacu dukunda. Twarazimiye nk'intama, Yesu aradushakashaka, atubonye twinjiza ubwo mu rugo rwe. Tumumenye ko ari inshuti yishimira kuduhimigisha yose n'imbabazi. Imitima yacu ikunda kumvira iyo nshuti yacu, nuko mwizigira cyane tudatinya, kandi ibyaha byacu byari bikabije, Yesu aterwa n'urukundo kudupfira. Nibyo bituneshereza, nibyo biturinda ibibi, tukayoboka ya nzira igerewe. Aleluya, Amen. nk'uko uyu muririmbyi yabiririmbye, ngo Yesu arusha abandi bose kudukunda, ngo arusha uko abavandimwe ngo bakundana,
ngo naho izindi nshuti zose zaduhararukwa zose, ngo Yesu ntabwo ajya ahemukira abakunda. Haleluya. Yesu ni urukundo. Tugomba kugira urukundo. Urukundo ni itegeko ry'Imana, kuko Imana nayo ni urukundo. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, riri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo w'8 haravuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Haleluya. Amen. Tugomba gukundana n'itegeko, kuko n'Imana yacu ni urukundo. Imana igomeze kudufasha tugomeze kugira urukundo, mu bo tubana, mu bo twirirwana, mu bo dukorana tugira urukundo. Imana ibidufashemo mu izina rya Yesu. Amen. Na Sheri yagira icyagomeza kutubwira kuri urwo rukundo, akatwinjiza no mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana riri kudufasha ry'uyu munsi. Imana iduhane umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Dusome mu rwandiko rwa mbere aho yandikiye itorero ry'i Korinto igice cya 13. Some mu guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Aravuga ngo umutwe avuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora iteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, bihanganira byose. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Mu by'ukuri ntabwo turi bufate umwanya munini nk'uko dusanzwe tubizi, ni akanya gato tuba tugira ngo tubasangize ijambo ry'Imana. Ariko mbere y'uko twinjira mu ijambo ry'Imana, nakubaza ngo mbese muri iyi minsi nk'insengero zafunzwe ahantu henshi, nkatwe aho turi mu rusengero rumwe rufunguye mu murenge, ku buryo nyine hari igihe usanga bigoranye kuba wava aho uri ukajya gusengera ku rusengero aho ruri bitewe n'uko ari kure. Nakubaza ngo mbese weho mu murenge iwanyu cyangwa se aho utuye, niba nawe bimeze uko usengera he? Aho ntiwaba wibera mu rugo gusenga warabiretse ugasanga wasubiye inyuma, kandi bishoboka ko weho nabo mubana mwasengana mukagira ibihe byiza nk'uko ubona natwe tubigira. Rero ni byiza rwose musengane, mwaba mubana muri abasore cyangwa abakobwa cyangwa muri umuryango, musengane. Bigira inyungu nyinshi, bituma mukura mu buryo bw'umwuka. Rero twinjiye ku ijambo ry'Imana dusomye, Pawulo ari kwandikira itorero ry'i Korinto ababwira ko bagomba gukundana. Mu by'ukuri umuntu yavugaho ibintu byinshi, ariko mu byo yababwiye muri iri jambo yarababwiye ngo nubwo wagira indimi, yavuze ku kintu cyo kugira indimi, ku impano yo guhanura, kwizera. Nubwo aravuga ati nubwo waba ufite kwizera ku buryo wimura imisozi, ngo nubwo wagaburira abakene, ngo nubwo yagaburira abakene, ngo nubwo yamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, ngo ariko adafite urukundo byose ntacyo biba bimaze. Inshuti zacu, urumva ahangaha urukundo ashaka kuvuga, ntabwo ushobora kuba ufasha abantu pe, ushobora no kuba ukora umurimo w'Imana, ukajya mu repetisiyo, ukagura ibyuma, ukubaka urusengero, utanga amafaranga n'ibindi, ariko ugasanga ubikora mu by'ukuri utabikoresheje n'urukundo ruturuka ku mutima. Wenda biterwa n'indi mpamvu, kugira ngo abantu babone yuko ukora iyo mirimo, cyangwa se ukabikora bitewe n'uko wabitegetswe n'abayobozi, cyangwa se ugasanga utanabikora, ugasanga wowe urizirikana wowe ubwawe gusa. Rero ni ikintu gikomeye cyane Satani yavanye mu bantu b'Imana, ku buryo usanga nyine ibindi byose tubikora, ariko ugasanga urukundo rwo rwarakonje, ugasanga abantu barabana mu rusengero cyangwa ikorari ariko badakundana. Rero bavandimwe, inshuti zacu, twisuzume inyigisho y'urukundo. Naratekereje nsanga
nawe nusanga wenda ibyo ndi kuvuga atari ko bimeze watwandikira muri comment ukatubwira. Nasanze inyigisho y'urukundo ukangurira abantu kongera gukundana nta hantu henshi njya numva yigishwa, ariko reka twisubiremo twongere tugira urukundo nubwo abatubanjirije bari bafite, kuko natekereje impamvu yatumye gukizwa abantu umubare w'abakizwa ugenda ugabanuka, nsanga Satani yadutwaye ikintu gikomeye aricyo urukundo rwarangaga abana b'Imana. Rero ntabwo navuga ibintu byinshi, ariko twisubiremo kandi twisubireho. Reka dusome n'irindi jambo riri mu rwandiko rwa Yohana rwa mbere, aho Sheri nawe yasomye mu gice cya 4 umurongo wa 20, aravuga ngo umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Iri ni ijambo risobanutse kandi ryumvikana. Nta kuntu wavuga ngo ukunda Imana utarabona amaso ku maso, kandi umugenzi wawe muririmbana muri korali utabinamenya niba yaburaye, akaba yaburara iminsi 2 cyangwa 1 cyangwa n'irenze iyo utarabimenya, cyangwa ukaba wanabimenya ariko mvuga ngo dusenge, ukaba utamufasha basi ngo wenda niba ari kimwe cy'umucero ufite bamaho ku kanusu umusange. Iri jambo ryaradutsinze twebwe mbere na mbere, twumva twaribasangiza tukisubiramo tugashaka uburyo twakongera kugira urukundo nk'urwa mbere, kuko Sheri ijambo yavuze yuko Imana yavuze ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Rero mwakire n'iri jambo ry'Imana, murabizi ntabwo tuba dushaka kuvuga ibintu byinshi, ariko umwuka w'Imana arushaho kugenda tuganiriza, arushaho kudusobanurira iby'iri jambo n'uko dukwiye kwitwara kugira ngo twongere kugira urukundo rwa mbere. Yesu aduhane umugisha. Reka dusenge. Mana yacu, bana natwe kandi urusheho kuvomerera iri jambo. Twebwe turi abantu ntabwo tuzi icyo kuvuga, ariko uri Imana ibasha guherekeza ijambo ryayo igakora icyo waritumye unyuze mu mwuka wawe wera. Tugushimiye ko wabanye natwe kuza kutugirira neza muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.